Alors Shalom, Imana ibamugisha ni mwene so Kumbi Levi. Munsi nanone ndagarutse mu kiganiro cyanyu My Testimony cyangwa se ubuhamya bwanjye. Ikiganiro mumaze kumenyera ubushize mwumvishe ubuhamya bwa mushiki wacu Aline bwakoze benshi, nabibonye kuna ama views yazamutse, benshi baragikurikiye, amatemonyage twarayumvishe. Imana ibamugisha. Munsi mugiye mu Rwanda, turi mu cyumweru cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Twegereye mwene data ufite ubuhamya kuko yavutse muri periode ya mbere ya 1994. Yatugejejeho ubuhamya bwe, yatubwiye ukuntu Imana yamurinze, ngo yigeze kuba umusirikare, yarari mu nkotanyi, ibyo yivugiye. Yatugejejeho ubuhamya ukuntu Imana yamurinze, ukuntu Imana yabanye nawe, yatugezaho amateka yakuriyemo ndetse nuko byari bimeze, anatubwira n'uyu munsi uko bimeze, uko ameze, ndetse anatuha ubuhamya ukuntu yakiriye Yesu, ukuntu yamenye Yesu, kuko muzi ko muri iki kiganiro cyacu My Testimony n'ubundi birangira tuvuze ukuntu umuntu yakiriye Yesu, kuko nibyo bidushishikaje, tunakangura abantu benshi kwakira Yesu umwami mukiza mu buzima bwabo. So ndakangurira gukurikira kino kiganiro twakoranye na mwene data, ikiganiro cyiza cyuje navuga harimo kumenya amateka ndetse gishobora no gukora ku buzima bwanyu. Imana ibaho umugisha, mukande subscribe, munararikire n'abandi benshi baze bumve ibiganiro bitandukanye dukora kuri Shamgar TV. Twagarutse, turahari, kandi ndabizi ko Imana izabaho umugisha. Murakoze, mwicare muguwe neza mukurikira kino kiganiro. Imana ibaho umugisha. Shalom. Urakoze cyane kwitabira ubutumire bwacu, turagushimiye. Imana iguhe umugisha. Umunsi wa Pascal, kandi nangire mwifuriza Pascal nziza. Namwe Pascal nziza. Umunsi wemeye ko dukorana ikiganiro aho uri buze kuduha ubuhamya bwawe mu rugendo rwawe, kuva imbere hose kugeza naho wizereye ubutumwa, ndetse tunagirirwa n'ubuntu bwo kugira inama abari buze kudukurikira. Ariko wenda ngenda kuzi, ariko wenda reka dutangire wivuga, wibwira abari buze kudukurikira. Ese turi kuvugana nande uyu munsi wa none? Uyu mwanya uravugana na mwene so Ntawuhigana Narcisse. Frère Narcisse yavukiye he? Mu kubyiruka ndashaka kubanza kutubwira byari bimeze bite. Frère Narcisse yari umuntu umeze gutakiri muto. Urakoze cyane mwene data Levi, kuko wamwashatse kugira ngo nk'abana batoya kugira ngo munyigireho amateka y'uru Rwanda. Yewe muvugana ndi umunyarwanda w'umwimerere. Yego, umwimerere no kuvuga umwimerere utaragiye hanze, wavukiye muri kino gihugu. Uyu munsi mfite imyaka 56. Okay. Navukiye mu Rwanda mu cyahoze ubwo ni prefecture ya Butare, ubu ni intara y'Amajyepfo. Navukiye mu cyahoze ari commune Gishamvu. Yenda kugira ngo byumvikane neza, commune Gishamvu niyo bitsemo Grand Seminaire Nyakibanda. Okay. Ubu ni mu karere ka Nyaruguru. Okay. Gahana imbibi n'akarere ka Huye. Ubwo ababyeyi bombi n'abanyarwanda birumvikana. Ababyeyi bombi n'abanyarwanda. Mu kubyiruka muvukiye mu cyahoze ari commune Gishamvu. Byari bimeze bite mukiri bato? Ubuzima bwari bumeze bute? Nk'abandi banyarwanda bose iki gihe mukeneye kumenya amateka yagenze uru Rwanda, cyane cyane kandi nacyo wambajije mbere. Amateka y'u Rwanda rero uko naganiriye n'abakuru, nkaba naganiriye n'abasogokuru cyangwa se ababyeyi bambyaye. Jye navutse 67. Hanyuma ubwo navutse ku ngoma ya Kayibanda. Ariko namenye ubwenge
Habyarimana yagiyeho ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 1973 muri uwo mwaka agiye ku itariki 2 z'ukwezi. Yego. Ubwo nari negereje imyaka 7 bitewe n'igihe navukiye kandi ntari kurenza. Buri munyarwanda wese yatangiraga ishuri afite imyaka 7. Umva reko ndi nararibonye mu mateka. Yego. Mu ncamake ubwo mwavukaga wenda mu rugo cyo gihe byari bimeze bite? Ari byinshi twumva ariko nkamwe mwari mwihibereye. Cyo gihe byari bimeze bite gihe mwabyurukaga, gihe mwakuraga n'abandi bana aho mwari mutuye? Ubuzima bwari bumeze bute? Twege mu kubyiruka n'abandi bana ntabwo twari kumenya amateka ariho, ariko iyo wakandagiraga mu ishuri nibwo wamenyaga amateka agize iki gihugu cyane. Kuko kenshi na kenshi mu byo twize mu ishuri mu mateka y'u Rwanda twizemo ko u Rwanda mbere yuko rwayoborwaga n'ubwami ariko haje kuza abamisiyoneri hariho nyine bavugaga ubutumwa bw'ijambo, ubwo ni Eglise Catholique. Ubwo rero nyirizina icyo bareberagaho mbere na mbere nuko abanyarwanda bari babanye, bashakaga ko bacamo amacakubiri kuko nibo bazanye ikibazo cy'amoko, nkeka cyane cyane ko amateka y'u Rwanda burya yarashingiye ku moko. Yego. Ubwo igihe wageraga mu ishuri nibwo wamenyaga kumenya iryo tandukaniro ko muri quartier nago itandukaniro ryari rihari. Kuko urugero ushobora kwigana na Levi uyu munsi wa none, namara kwigana na Levi we ugasanga hari ibyo waba bamuganiriza je wenda naba ntazi, kuko ngewe burya umwana kugira ngo amenye ibintu byinshi biterwa n'imibereho afite mu rugo. Iyo iwanyu bafite imibereho myiza nta bintu byo hanze ukunda kumenya, ariko nk'wa muntu mu mibereho mibi amenya byinshi cyane kuko akurira mu icyo nakwita ubutindi. Imibereho mibi burya babyitaga ngo no ubutindi. Umuntu utariyenga hage burya amenya byinshi cyane kuko akura ari incakura. Yego. Ko tunavugiraho ko ababyeyi bagomba kwirinda ibyo babwira abana babo, kuko bifite ikintu bikora hanini mu buzima bw'abana babo iyo bakuze. Biragitanga cyane kuko niyo mpamvu abanyarwanda baca umugani ngo umwana umureze nika kunyarira. Umugani bumenyereye ahangaha ntabwo nari muzi. Okay, murakuze. Ndashaka kumenya ese ni ryari na Frère Narcisse yabonye ko hari ikibazo? Ni ryari cyangwa se nta kibazo wigeze ubona, wakuze ubona ko nta kibazo gihari? Burya iyo utangira ishuri umwaka wa mbere uko ugenda wimuka ujya mu wundi mwaka, cyane cyane ko burya ikintu cya mbere cyateye amacakubiri mu Rwanda n'ibyo twabaga twigishijwe n'abakozi b'Imana. Abo bitaga abo bamisiyoneri nibo bari abakozi b'Imana, nibo batangiye kwigisha ibyo byo kuvangura abantu cyane. Hazamo Tutsi, hazamo Hutu, akubwira ko bakatangira kukubwira ko umututsi yavuye aha cyangwa se umututsi arangwa n'ibi ngibi, kandi burya umuntu uvuga iby'Imana byanze bikunze abantu bamwumva cyane kurusha uko bakumva abandi bantu. Yego. Noneho urusengero rufite uruhare rugaragara rwagize bigishije ibintu bitari byo. N'ikimenyemeye se ntabwo bireba ko no muri jenoside ahantu hambere bari bazi ko ariho bakirira, ariho bagiye bahapfira abantu benshi. Yego, nibyo koko. Icyo gihe mu muryango mukura mu rugo bavugaga ibintu by'Imana, cyangwa ubwo wenda yari ubupfura ibintu by'Imana ntabwo mwabikundaga kubivuga? Buriya umunyarwanda wese mu ndangagaciro ze wumvise Imana nta rindi dini yari riho, yari Eglise Catholique. Yego. Ibyo aribyo byose nubwo utarabatijwe ariko yumva ijambo ry'Imana yifatanyaga n'Imana y'abanyarwanda, ariyo irimo za Ryangombe n'ababinga n'ibindi. Ariko ibyo aribyo byose ikintu cya mbere yashyiraga imbere ni Imana. Imana y'abanyarwanda n'Imana abamisiyoneri baje kwigisha se bitandukanye hehe nabyo? Biratandukanye. Ugira icyo bitubwira? Biratandukanye. Mpamvu bitandukanye ngiyi, iyo yagiye mu rusengero abazi ko yagiye kwizera Imana abamisiyoneri bamuzaniye. Ariko nanone akavuga kubera ko umuco w'abanyarwanda wabigishaga ko u Rwanda rwose ari nta nkomyi, nta kindi kintu kindi. Ku ngoma ya cyami bumvaga ko Imana y'abanyarwanda hari Imana yindi y'abanyarwanda, nubwo yavugamo Imana yavuga ngo gahorana Imana Ryangombe. Iyo bifatanyaga ugomba kubitandukanya, nk'uko n'uyu munsi wa none tubona ko burya Eglise Catholique
ntago iba yizeye kuko ijambo ry'ukuri nk'uko twebwe turizi. Yego. uriya mupadiri ubwe iyo azana kiriya cyotezo cyangwa ngo uzaza kwicuza ibyaha imbere ye, urumva ibyo ngibyo ntago birimo. Ibyo koko ikintu ngira ngo wenda mbere ko dukomeza, kuko nkunda kumenya amateka, nkunda kwiga ndetse tunahugura abari buze gukurikira kino kiganiro. Ese mwene data Narcisse, itandukaniro rihari hagati y'umunyarwanda navuga wo hambere wasuzaga ngo gahorana Imana wavuga ryangombe n'umunyarwanda w'uyu munsi wamenye Yesu, wamenye agakiza, mbere yuko wenda tunakomeza itandukaniro wo bibona, kuko wavuze ko icyo gihe wakuze imyaka 54 ni myinshi cyane, hari byinshi wabonye icyo gihe, uzi umunyarwanda w'icyo gihe utaruzi Imana y'abamisiyoneri, uzi n'umunyarwanda w'uyu munsi nabona ko wakiriye agakiza. Itandukaniro wavuga ko rihari niri? Itandukaniro rihari cyane, icyo gihe umunyarwanda yizera yarafite ibintu bibiri muri we. Yego. Urumva rero nta cyari kuganza ikindi. Uyu munsi rero hari itandukaniro, nuko iyo umucyo uje wirukana umwijima. Ko yarafite ibintu bibiri rero, nta mucyo yarafite, nta n'umwijima yarafite, byose byari imvange. Uyu munsi rero uwamenye umucyo wirukana umwijima. Birumvikana. Ibyo koko nibyo. Noneho dukomeze mu mateka yanyu, tumenya amateka ndetse tunamenya amateka y'igihugu, kuko n'ubundi icyo gihe murakuze, ntabwo mwigeze muva mu gihugu, mwari muri mu gihugu n'ubundi icyo gihe cyose mwagumye mu gihugu. Navuye mu gihugu muri 91. Impamvu navuye mu gihugu ngiyi, ubwo nsubiye inyuma gatoya. Urumva nakubwiye ko iyo umuntu atangiye umwaka wa mbere abakiri umwana mutoya, nkuko biri tubwira burya mu Bakorinto 11 ngo nkiri umwana muto nakoraga nk'abana batoya, ariko kugenda wimuka ugira imyaka myinshi ni kugenda ubona umenya amateka agize igihugu. Nakubwiye ko mbere na mbere ubwoko butatu: Abahutu, Abatwa, Abatutsi n'Abatwa. Bakayishyiraho na pourcentage yabo, bakakubwira ko Abatutsi ari 14, Umutwa ari umwe, abandi ari 40 ari 80 n'abangahe ku ijana, ari 85 ku ijana. Bakabita Rwanda nyamwinshi na Rwanda nyamuke. Urumva umutwe we ntacyo yaravuze. Bakakubwira ko Umututsi yavuye iyo za Ethiopia n'ahandi, na Abyssinia, bakakubwira ko Umuhutu yavuye iyo za Chad. Ati bakabwira umutwe ko ubwo bamuvangiye kubera ko igihugu cyari iki. Hanyuma rero ayo mateka uko yakurikiranaga niko wagendaga uyamenya. Niba wowe waramenye ubwenge bakubwira ko uri Umuhutu, bakubwira Umututsi, bari abantu aribo batuma utariho neza, ariyo mpamvu ubwami. Urumva, ariko ndagira ngo nkubwire ko icyo ubwami bwaburaga u Rwanda, ingoma ya cyami, nta cyari twa abanyarwanda bari bariho. Kuko burya abo ngabo bose bari abanyarwanda kimwe, yaragendaga akamukorera, cyangwa se niba ruzi kubyina, niba ruzi guhinga, niba ruzi kurasa, niba ruzi kugira gute, ikiryo byose yabiboneragamo inyungu. Ntacyo byari bitwaye abanyarwanda. Yego. Noneho bigeze ahantu muvuye mu Rwanda, mwavuye mu Rwanda mungana gute? Tukiraho ngaho gatoya, nagira ngo mbwira ko abamisiyoneri muri uwo mujyi umwe babonagamo abanyarwanda. Ariyo mpamvu burya iyo abantu bashyize hamwe ntago ushobora kubashobora utabanje ngo batandukanye. Tunagira inama n'abantu kwitondera, nabyo Mose Pastor yigishe kwitondera ibintu abantu bumva, kwitondera ibintu bitandukanye abantu, kuko twabonye ko ari ikintu kibi cyane mu mateka n'umundi murimo muratugezaho. Bigeze ahantu muvuye wenda sinzi ko ari byo mwibagiwe. Naringeze uti wavuye mu Rwanda ryari? Ubwo urumva rero ya macakubiri yagiye, uko tumenya ubwenge, kuko mu mashuri umunsi urahitaga ukabona abitaga ba maître de zone cyangwa maître principal, ba directeur b'uyu munsi, ukabona umuntu araje ati Abatutsi muhaguruke, mushyire urutoki hejuru, ukagira ngo wari wavutse kandi ntawavutse. Bita Kaida Peri nibyo bahamagariraga,mo baganitsamo abanyeshuri kugira ngo bamenye niba hari uwasibye cyangwa utasibye. Ariko niba hazaza umuyobozi cyangwa undi muntu yigize gute, bavuga ngo mubanze murebe abantu. Urumva icyo kintu cya mbere no kubanza kwica umuntu. Yego. Nibyo Pastor akunda kuvuga ati amagambo burya arica. Burya umuntu kugira umuntu akwice nabi, birutwana burya abanda akakwica mu mutwe. Arabanda akakwica mu mutwe, arabanda akakwica mu bitekerezo. Yego. Navuye mu Rwanda muri 91.
90 inkotanyi zarateye, twebwe twari tuzi nko bwa buzima nakwiye twabayemo. Ibyo byose hari ibintu byinshi bitwa amacuyende kusibye kuba wanabyumva ukavuga gusa bikakubabaza, uriya muntu n'inzoka. Umwana iyo baze mugenzi wasoza akabwira ati ngura umwana w'inzoka, ariko ntacyo byakubwiraga bitewe nuko ntacyo bagabuze mu rugo. Hanyuma rero kugira ngo twege tumenye amateka by'ukuri y'u Rwanda, twabonaga ingabo z'u Rwanda, urumva kumukubona ingabo z'u Rwanda icyo gihe. Ibyo byose rero muri ayo macakubiri yabagaho ntago bagomba kuvanga ingabo. Ingabo zabagaho zabaga ari z'abahutu gusa. Ingabo z'igihugu zagomba kuba ari abahutu gusa. Nta mututsi bagomba kujya mu gisirikare kugira ngo sasa izo mbaraga zitazaboneka. 90 rero urumva ko nari nkoze 90 ngira ngo nari mfite imyaka 23. Nararangije na segonderi, iyo nabashije kwiga. Nararangije segonderi itariki ya mbere z'ukwa 10, twumvise ku maradiyo bavuga ko inyenzi inkotanyi zateye u Rwanda. Imbere na mbere gire najya mubwire rwose ko ntari nzi ko hari n'inyenzi ziba hanze. Nabyumvise icyo gihe none dutangira gukurikira uturadiyo nka wa mukecuru ujya kunda kuvanga icyambere n'amakuru. Ngiye amakuru ageza akaradiyo agahoza ku musego. Aho rero niho habereye ikibazo gikomeye cyane. Inyenzi inkotanyi abatutsi bateye u Rwanda. Ukibaza icyo kintu kivuye hagana hehe? Byatumye rero noneho dushaka gusobanukirwa by'ukuri. Gusobanukirwa by'ukuri rero byaje kuko ndibuka ku itariki ya mbere, ku itariki ya kabiri bavuze ko wari yoboye izo ngabo ari we Fred Gisa Rwigema, General Major, yapfuye. Badukangurira kujya guhamba Rwigema. Inkotanyi zateye Kagitumba, zateye na Gatuna, urumva. Hanyuma bati mujye guhamba umuntu, baramuhambaga neza ubwo. Bafataga imitumba kandi badukanguriraga twese kujya guhamba Rwigema. Turajya guhamba Rwigema se turamoza, abaturage bose bajya guhamba Rwigema. Icyo gihe rero kuva icyo gihe 90 bishyira 91, urumva ko uko bucya niko wagendaga umenya noneho ibyigishaga cya gihe bikanaguha umwanya wo kwibuka bya bindi bakwigishaga cya gihe noneho uko bigenze. Hagati aho 90 inkotanyi ziteye, noneho ubwo bakanguriye urubyiruko kujya mu gisirikare. Ni bande babakanguriye kujya mu gisirikare? Igihugu. Kuko bari bakeneye amaboko noneho. Ubundi bari biriho mudendezo, ingabo z'u Rwanda rwose zabaga ziryamiye mu bigo, bazi ko nta kibazo kwaba. Nakubwiye ko icyo gihe nari ndangije amashuri, numva ko nari imyaka 23. Nanjye nagiye mu njya gukora ikizamini. Twakoraga ekiri kugira ngo wumve ukuntu abantu bicaga umuntu mu mutwe. Twakoraga ekiri, tugakora nyine n'indi fizike, kwiruka cyangwa ibindi bintu runaka. Twageragaho rero ikizamini ekiri naragitsinze. Ngera ku munsi wa nyuma bumva ko bagomba no gufata ibizamini by'ubuzima. Hari ibyo bitaga rero ku batutsi ngo ibyo bitaga ngo pinyezero. Muri pinyezero. Pinyezero ni ukuvuga ngo umuntu muremure ntashobora kugira ibigango byo mu gatuza. Ndibuka ko ibyo byose nabitsinze, ariko mu bizamini byo kwa muganga habayemo icyo kibazo. Noneho bangaruriye ku bizamini bya nyuma nyine bya check up y'ubuzima. Ariko ubwo muri iyo 91 nakuze noneho banyita ngo ni caporal gendarme. Ikigo zamene nakoze cyari cy'abajandarume mu Rwanda. Nakoze banyita caporal gendarme. Kunyitaje caporal gendarme rero ubwo muri ibyo bya 91 noneho ku kwezi kwagendaga gushira 91 niko noneho urumva ko kwita caporal gendarme nuko kwica mu bwonko kandi utagiyeyo. Byatumye rengera umwete noneho wo gusanga inkotanyi. Ubwo urumva ko uko inkotanyi uko bwacyaga babwira niko habaga basensibiliza abantu, kandi twebwe aho ngaho dutuye ni hafi y'u Burundi. Kuko nubwo zanateye hari ubwacyaga bambutse. Wabwacye wakumva revi yagucitse yagiye cyangwa kanaka yagiye, nawe ukumva usigaranye ipfunwe uti ubungu. Ariko mbere na mbere twe kujya mu gisirikare twaga tuzi icyo tugiyemo. Twaga natwe tuzi ko tubonye uburenganzira bwo kujya mu gisirikare, natwe kugira ngo tugire uburenganzira ntabwo ariko twabisanze rero mu nkotanyi. Ubwo ariko aho ngaho harimo urugendo rurerure kuva mu Rwanda
ukajya Burundi n'amaguru, ukagenda Burundi n'amaguru, ukajya Tanzania n'amaguru, ukagenda Tanzania n'amaguru, ukajya ugasubira Uganda n'amaguru, ukagaruka mu Rwanda. Urugendo rwari rurerure ariko Imana yarabarinze, yaraturinze cyane kuko ibyo ngibyo njya mvuga ngo ndamutse ngize umwanya nakwandika igitabo cy'urugendo rwose. Ndabona ari rurerure cyane rwose. Ubwo ibibazo kugenda ibihugu 3 n'amaguru. Yego. Uri umuntu niyo mpamvu uyu munsi wa none nakangurira urubyiruko kurya kutareba ibintu by'imbere. Ubwo ibyo ntabwo bishobora gushoboka. Kwirirwa ugenda ukararugenda ukamara nk'ibyo. Urugendo rwafashe igihe kingana iki? Ngira ngo ruri hagati y'imisi 14 na 15. Mujya hose muzi ikibajyanye, muzi icyo mushaka, muzi icyo mugiye gukoraho. Ese mugera twari tukizi. Okay, byabanje ari mu kigali gusa ikikujyanye wowe wumvaga kugiye kureba n'abashuti bawe bagutanzeyo, abantu bafite imirizo, b'abantu batari abantu batera Rwanda. Yego. Wakubitwaga n'inkuba rero iyo wagiraga hafi yaho bari ugasanga hari abantu nkawe. Mukigerayo ese navuga yuko mwishimiye kuba mubabonye, mwumvishe mumeze gute mukimara kubagerayo bakabafata bakabasha? Ntabwo babona ko mutera n'uyu munsi wa none niko bigenda. Uramutse ugiye kuri training y'ikintu runaka ntabwo icyo gihe ntabwo inshingano z'icyo warugiyemo ntabwo wahita ukibona, kuko ugomba kubanza ukigishwa ibyo ugiye mu byari byo no kugira ngo uzajye kubona babandi. Burya rero abona cyane n'abarimu bakwigisha, mwebwe muba muri aho muri ibyo bitana kwita makurutu utegereje kugira gute. Abo ubona n'abaraho ngaho hafi cyane cyane k'icyo gihe urumva icyo bita ishyamba, muhamukorera mu ishyamba none. Yego. Baragufashe winjiye mu gisirikare, mugarutse mu gihugu cyanyu. Urwo rugendo tunyuzemo gake, noneho ndashaka ko tugeraho Frere Narcisse yakiriye Yesu, yemeye agakiza, anongera gusoreza uyu munsi. Naratereninzwe, ndasoza, njya ndapasinga, ninjira mu ngabo. Ubwo icyo gihe ni 91, ngira ngo hari umwaka wendaga gushira za 92, kuko je pense ko ushaka kubona nagiye mu kwa 10 kwa 91. Ubwo urumva narapasinze ninjira mu gisirikare, nagikoze kuva 91 navuyemo 2002. Icyo gihe cyose muza niki kidasanzwe cyababayeho? Ubwo mwari muri ku rugamba, hari benshi bapfuye, hari abacitse amaguru, ariko ndabona mwe muri bazima. Nicyo kintu navuga kidasanzwe wavuga mu mateka yawe cyakubaye uvuga ngo hano Imana yarandinze, iki ni ikimenyetso cy'Imana yanafitiye umugambi. Cyambayeho kidasanzwe cya mbere na mbere nagira mbaza ngushishikarize ko inkotanyi n'abantu bagiraga urukundo cyane. Yego. Kandi bagashyira hamwe. Rero iyo ufite intego y'ikintu cyakujyanye, urumva nta n'uwacikaga intege kuko mugenzi wapfuye, ahubwo nta muntu witwa mugenzi wawe muri kumwe ku rugamba wasiga ku rugamba. Afazari mwese mwamugwaho. Yego. Niyo mentalite, niyo ideology mwari mufite. Rwose nagira ngo mubwire ko nta nkotanyi uramutse unamusize ku kiwanje n'ubwo rwa rukomeye akajana wagenda hariya, ariko ku buryo utari kwemera ko mugenzi wawe acagingwa nado. Yego. Ikintu kidasanzwe icyo urukundo rwabo urukundo rw'inkotanyi ni kimwe, kuko iyo wageraga mu nkotanyi waba uri icyo nkuko babyigishwaga icyo gihe, wahitaga uvuga uti ibyo nigishwa ndumva bitandukanye n'ibyo ndi kwibonera. Tunashikaza abantu kwibonera ibintu. Mama wawe, papa wawe no muri kumwe, umuvandimwe wawe no muri kumwe, ubungu wo muri kumwe. Yego cyane. Frere Narcisse, njya numva abantu bakunze cyane y'abasirikare bakunze kuvuga ngo ngiye bararashe isasu ndarikwepa, ngiye bakoze iki. Ari n'umugabo ejo bundi numvishe ngo bamurashe isasu mu mutwe n'iryatobora ngo rigereyo. Ni iki kintu kidasanzwe cyababayeho mushobora gusangiza abantu barimo baradukurikira uyu munsi? Mu buhe buryo cyangwa ubundi? Ndavuga muri ku rugamba murimo muraza gufata igihugu cye. Biriya byo bakubwira nta muntu ukata isasu. Yego. Kuko nanjye mu mateka mfite mu kintu cya mbere cyambabaje nuko nasanze papa baramwishe, nawe yari yarambwiye ko yakase isasu mu ntambara ya 59. Nta muntu ukata isasu. Uri ubikubwira ni umuturage, impamvu ritinjiye ngo rigende nuko ryari ryacitse imbaraga, ryari ryagenze ibirometero byinshi, ariko nta muntu ukata isasu. Yego.
mwege murabizi kundusha n'amakuru y'asaso ntawe rwose no kuvuga ngo uriya rishobora guhita gutyo ugasanga ryaciye umwenda cyangwa rikafata agaho gato rikagenda ariko nuko mbega tageti yari yaguhaye atariho yafashe nta muntu ukata isaso ariko mwebwe hano turabafite imbere yacu Imana yarabarinze Imana yarandinze ntakaguru ncitse ariko nta wabura ubusembwa bw'urugamba kuko icyo gihe ntago wararwanye twabufite na bwinshi ariko kugeza kuri uyu munsi wa none ndi muzima niyo mpamvu mbishimira Imana yego kuki mwavuye mu gisirikare 2004 kuki mwavuye mu gisirikare ikintu cya mbere cyatumye tuva mu gisirikare buriya buri umwe wese n'undi wese wabibaza twagiye tugiye gutabara urugamba hanyuma icyo twari cyari cyaratujyanye cyari kigezweho sibyo hanyuma tunagarutse mu Rwanda dusanga imiryango myinshi yacu yarazimye hari responsibility nyinshi twari dufite tugomba gukora ibyo rero byatumaga tugomba twarababwiraga tuti twararebaga tugasanga icyo twari cyatuzanye cyagize gute tugishoje twuna mu icumu mu byaye byabaye mu Rwanda hanyuma rero wabonaga hari ibindi imbere bigutegereje yego urugendo rwanyu noneho turimo ndakeka none reka tuvuge ku rugendo rwanyu ariko tukiri aho ngaho reka maze nkubwire nkanjye yo kuva mu gisirikare byarankomereye cyane ntawe ari kwemera ko mva mu gisirikare ye n'aba bajenerali barambwiraga to kugira ngo uve mu gisirikare keretse ucitse akaguru n'akaboko ariko nakoresheje uburyo bwose ntabwo gusezera ntabwo byari gukunda nawe uyu munsi wa none uramutse ushatse gusezera hano mu rusengero bazi akamaro bafitiye ntabwo bakwemerera ubwo nawe washaka izindi tactique zindi wakoresha kugira ngo utahe ariko ntabwo ujya ubyicuza ko waravuyemo ntabwo mbyicuza yego Imana ishimwe cyane ko nabaragukundaga ko wagiye bibagoye ni ikintu cyiza bigaragara ko buriya wari w'ingirakamaro cyane oya n'uyu munsi ndakabafite muracyakorana oya nta muntu n'umwe uva mu kintu avuyemo uyu munsi nta muntu wakuvana mu rusengero uvuge ko waruvuyemo oya hari ukuguru umuntu uzakubwira kugira ngo yavuye mu gisirikare ntabwo yarakivuyemo kuko uyu munsi baguhamagaye babwira ngo turagushaka hano wagenda noneho 2004 none ushaka ko papa Frere Narcisse atubwira urugendo rwe none n'agakiza icyo gihe cyose ibintu ugiye gusenga by'Imana aricyo warubiziho yewe message nari nyizi ariko nyizi inoso icyo gihe mu rugamba no ku rugamba waruyizi nari nyizi wari warayumvishe ryari nari namvise mukuru wanjye ari mwene data Nzaramba Emmanuel papa Sami yavuye muri Kongo kuko ariho yigaga hanyuma yansanze yewe hano mu Rwanda ari ndumva ari nka 87 niwe waje guperesha message aperesha ababyeyi be ubwo murumva natwe twari turimo mwumviraho ubwo yajya ku rugamba wari ufite amakuru wari n'akandi kantu gato nakwibutsa aho ngaho mama najya nyibukira arambwira ati agakiza niwe nshaka kujya mu nkotanyi ngo ari kubwira ababyeyi bawe ngo ndagiye ganiriye n'atima munsi wakwakira agakiza nyine nkaho nakamumeneye ibanga yuko ejo tutazaba turi kumwe aya magambo amubwiraga niyo yamukozeho n'uyu munsi wa none yambwiye ati n'uyu munsi wa none iyo turi kumwe yambwira ati agakiza mfite uyu munsi wa none wakamaye Imana ishimwe mama turamusuje wenda nimba azabona iki kiganiro Imana imuhe umugisha noneho wowe wabijemo ryari bwo wabivugaga nyine ko wabyumviye ahandi wowe ni ryari navuga wabigiyemo kumva ko ari kuri iyo nzira wayitangiye ryari muri make urumva urugamba rurerure rwo kuba mu gisirikare habagomba bwitange yego mu bwitange bwanjye rero iyo ninjiye mu kazi ngashoramo amaguru n'amaboko nayo mpamvu batashobora kwemera kumvamo aho mviriyemo rero nari mbonye umwanya wo gushima Imana kuko ndibuka neza nakiriye agakiza muri 2002 aribwo nkivamo ako kanya hanyuma rero navuye aho nari ntuye Gisenyi ndi mu kazi Kigali niba nibuka neza 2002 wari ukiri mu gisirikare nyine mu gisirikare winjiye mu gakiza ukiri mu gisirikare ninjiye mu gakiza mvuye ndi muri procedure zo kuvamo yego
kuvamo kwanjye ubwo urumva nagombaga kugira procedure nkiyizira mu itamajoro nkamenyana n'umuntu runaka ushobora kumfasha kuvamo kuko icyo gihe ntago bari kumbwira ngo ntago bari bugukunde ntago bari kumwe ntago bari bunkundira turigizaho winjiye mu gakiza ngeze hano rero nasanze hari umwuka wankuruye kuko cyane cyane ko nari ngiye kwa mwene data Nzaramba nabo burya hari umwuka ukurura ukwigisha n'iby'ijambo ry'Imana ukagera rero noneho gutandukanya bimwe wavuyemo n'ikindi kintu runaka kuko hari izindi mbaraga ugiye kwinjiramo cyangwa ubundi bushobozi ugiye gushaka. Yego. Noneho 2004 mugiye kubana nabo wize 2002 mbabarira ubanye nabo wize message urabyakiriye urabatijwe urugendo rumeze gute niki cyagukozeho wavuze ngo noneho hano rifasha icyemezo reka bino bintu mbigemo byari byo byose burya mu gisirikare nta mwanya wabona wo gusenga ariko nka bene data benshi ababyeyi banjye bose bari bakiriye agakiza babyara banjye bari bakiriye agakiza bitewe na prédication yego mwene data Nzaramba yaduhaye urumva ko nanjye nafite notion yego nafite notion icyo gihe rero urumva kuba mu rugo rusenga nkabyuka nkajya gusenga niba ubyibuka neza nubwo ari umwana urabona ko nahekaga basami nanjye ndavuga ko nazaga kubasura muri vacances abaguhari uri umwana nawe ukubagana ndabyibuka nirirwa mbadirija hanyuma rero igihe kimwe ijambo ryaramfasha yego ntonganya mwene data Nzaramba ndamubwira ngo kuki unjyana gusenga wabwiye pasiteri ibyanjye byose yarangije icyo yambwiye ngo Imana iguhe umugisha we yarasetse na mama Sama araseka ariko bari bazi icyo basetse bumvaga nyine ko nahuye n'imbaraga zidasanzwe yego Imana ishimwe cyane kandi uyu munsi bihagaze mbese ujye ubyicuza papa Christian mbere yuko ngubaza ibibazo cya nyuma ntago nakwicuza ibyo ndimo uyu munsi wa none kandi narabigiyemo mbishaka ikintu cyose umuntu agiyemo agishaka ntago agomba kucyicuza. Ese biroroshye ni ikintu cyoroshye kuba umukristo wowe nk'umuntu wabaye mu bundi buzima ni ibintu byoroshye kuba umukristo? Burya rero nta kintu cyorohera umuntu nta kintu na kimwe wageraho utakivunikiye kandi burya nukivunikira yuha imbaraga watanze kugira ngo kigereho ntabwo ari cyo kintu wagitesha agaciro. Yego urakoze cyane kubw'ubuhamya bwiza ndetse wanaboneyeho no kuduhugura uduha amateka y'ibintu y'ibihe bibi navuga byaranze igihugu cyacu ariko ndashimira Imana ko uyu munsi twebwe twakuze mu gihugu cyiza ibyo byose nabihari reka tubishimire Imana ndetse n'ubuyobozi bwiza buhari. Ikibazo ngira ngo ngubaze ndacyanyuma mbere yuko twanzura ni irihe tandukaniro navuga wabonye nk'umuntu nka friend nka mwene data Narcisse mbere uri mu gisirikare na nyuma igihe wakiriye agakiza ukajya mu bintu by'Imana ukuntu wavuze yuko ugiye mu kintu kijyamo n'amaguru yombi ni irihe tandukaniro wabonye ryagukozeho mu buzima bwawe? Itandukaniro rirahari njye nshaka kumenya kabisa. Buriya ibikuyobora iyo ukiri uw'isi n'ibikuyobora iyo uri umuntu w'Imana biratandukanye cyane. Impamvu bitandukanye ngiyi iyo ukiri umuntu w'isi uganira n'abantu b'isi bakwereka ibibi babikwereka nk'ibyiza. Yego sibyo ariko nta muntu uri mu kirere cy'Imana cyangwa umwuka w'Imana wakwereka ikibi kari cyiza ahubwo itandukanire nuko umenya ko kiriya kintu ari kibi hanyuma ukabinjiye yuko mu kintu cyiza. Aho ndagira ngo maze mubwire ko yenda nguhe nk'urugero rufatika giye nkiva mu gisirikare naravuga ngo ariko nayangereranya ibintu bibiri ariko Imana ikunda abantu babiri cyane kurusha abandi abantu bakanseka niyo nayanganira bene data nayo babwiraga Imana ikunda abakongomani cyane nkongera nkababwira ngo ikunda n'inkotanyi cyane nibo bani umbakambaza ngeze kubera iki nibaza ukuntu ureba imodoka yo muri Kongo ibihambirije imikoba aba igatwara toni zirenze ubushobozi yakagombye gutwara abantu bakimanika hejuru ya mizigo nta mihanda ihari
imodoka ikamanuka ikikubitamo nkaba ntarabona umuntu wahubutse hejuru ya mizigo ngo byagize gute cyangwa ya miko biveho imodoka mbona yatembaga hariya icyo kintu nabonaga ari igitangaza cy'Imana aho mariye kumenya ijambo hanyuma nanone nkongera ngatekereza ku Nkotanyi nkatekereza ukuntu njya ku rugamba nkagenda ngahura n'umubare munini w'abantu bafite ibikoresho bakumva ngo ndaje bakirukanka bakampunga nasanga atari imbaraga zanjye yego ni niyo mpamvu uyu munsi wa none indamutse nigisha abasirikare nababwira ngo Imana ishimwe cyane kuko mwagira umuntu ko mu munsi mufite umwanya wo kugira ngo mukurikire ijambo ry'Imana buriya umusirikare wizeye nani wamenye Imana abatandukanye cyane n'utaramenya Imana kuko hari ibintu byinshi we imukorera imbere y'Imana kandi ari n'ibihamya byinshi bigaragaza ko Imana ihari mu kundi murinda bari bakwiye no kwizera Imana kurushaho ndakeka abasirikare cyane buriya umusirikare wakiriye agakiza nta kindi kintu kindi burya bamushyiramo kindi baba ariko kintu kimwe ariko Papa Christian Mweyata Narcisse murakoze cyane Imana ibamugisha ikibazo cyane ngiye kubabaza twansura isomo wize mu buzima isomo wabonye ikintu cyagukozeho isomo wabonye wasangiza abakiri bato wanasangiza n'abari buze kudukurikira bose mbere yuko twanzura nk'abare kuri mukagenda buriya gihe isomo rya mbere nakuye mu byo nigishijwe n'ubu muntu kugira impuhwe d'abord icyo kigomba kumbamo hanyuma niyo mpamvu abato kuri jewe ikintu nabasangiza buriya ni uguhuza imbaraga zabo kugira ngo batazitatanya kuko nta kintu na kimwe bagezaho jewe abana bangiye mbigisha ndababwira ngo ntuzigere na rimwe wicuza ngo uvuge ngo papa yari yarambwiye icyo kintu mu buzima bwanyu mujye mukibagirwa ahubwo bibashobokeye mwajya mwumva ibyo ababyeyi banyu bababwira kare ariko ubundi ikintu cya mbere navanye mu gisirikare ni ubumuntu kugira impuhwe icyo kigomba kumbamo mu bya mbere yego impuhwe zigomba kumbamo burya gufasha kwanjye rwose ngomba gufasha kuko nzi neza ko hari byinshi nafashijwe yego murakoze cyane usore ari ijambo ryiza uvuze ngo abakiri bato birinde kuvuga ngo barambwiye bumve hakiri kare bakebure bumve kandi birinde kuregreta icyo twakwita kuregreta kwicuza mu Kinyarwanda bari barambwiye papa yarambwiye cyo kintu rwose abakiri bato batwumva imbaraga zanyu muzikoreshe mukiri bato kuko nibwo muzagera kuri byinshi bishoboka Mweyata Narcisse urakoze cyane urakoze kubw'umwanya wanyu urakoze kuba witabira ikiganiro waduhaye ikiganiro cyiza twigisha n'amateka Imana igumugisha urakoze cyane murakoze na mwene data Rev murakoze cyane n'abadukurikiye bose murakoze Imana ibamugisha